Mbega umuriro wa satani ni uku bizaba bimeze abakoze ibyaha ko tuzapfa nabi baba data we shampiyona y'amagare yasubiwemo cyane uraza kwiyumvira ibyagiye biba ikaze ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho byinshi amakuru arambuye kuri shampiyona y'isi y'amagare yabereye mu Rwanda dore ukuntu byagenze igitangira shampiyona y'isi ni ubwa mbere yabera mu gihugu cy'u Rwanda igihugu giciriritse amahanga niko batekereza ko ari igihugu giciriritse ntabwo byigeze byumvikana na gatoya ko shampiyona y'isi y'amagare yabera mu gihugu cy'u Rwanda igihugu gitoya nk'iki ngiki abazungu bakomeje kubyanga cyane reka nze mbagezeho intambara ya Congo n'u Rwanda mu gihe abandi bakinnyi b'amagare bazaga kwitoza mu Rwanda no kwimenyereza uko bazakina noneho abakinnyi b'amagare ba Congo Perezida Tshisekedi yanze ko baza mu mukino nk'abandi bose noneho aza kubabuza kandi Antoine Tshisekedi ni inshuti y'Ababiligi mu gihe Ababiligi bo bari bageze mu gihugu cy'u Rwanda bari kwitoza bimenyereza aho bazakinira noneho uko bagendaga babona amakuru ku mbuga nkoranyambaga Ababiligi baje mu gihugu cy'u Rwanda niyihe mpamvu yabazanye nicyo kintu wakwibaza niko Perezida Tshisekedi yagiye arakara cyane bikamubabaza nuko rero Ababiligi bamaze kugera mu Rwanda dore impamvu bahageze n'icyo cyari kibazanye ntabwo kwari ugukina umukino wa shampiyona w'amagare ku isi wabereye mu Rwanda ahubwo batoranyije bamwe mu banyamakuru barenze babambika imyenda ikwiye n'amagare baza mu Rwanda ngo ni abakinnyi b'amagare noneho bageze ku kibuga cy'indege u Rwanda rwabimenye kare baza kubitahura mu gihe babitahuye babangiye ko binjira mu Rwanda basubirayo nibwo batangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo u Rwanda ntabwo rushoboye ntibyumvikana ko uyu mukino w'amagare wabera mu Rwanda izi nizo mpaka zakomeje kuba ahangaha mu Rwanda kandi nkomeza kubabwira ko nagiye mbagezaho amakuru atandukanye ibi niyo midugararo ikomeje kuba aho Perezida Tshisekedi impamvu yabuzaga aba banyamagare kuza kugerageza amahirwe yabo mu Rwanda muri shampiyona y'isi y'amagare yaravugaga ati oya ntabwo byumvikana nta kuntu wasangira n'umwanzi wawe ku meza niyo mpamvu yatumye abanyamagare aba bakinnyi b'abanyamagare bo muri Congo bataza mu Rwanda kurushanwa n'abandi bose bati u Rwanda rufite ingengabitekerezo ntabwo twakorana murabizi ko muri iyi si ya none mbagezaho amakuru agiye atandukanye ariko mutekereze mwibuke ko hari abantu benshi amacano ama YouTube channel yagiye asibwa nk'iya Ismail Mwanafunzi izindi bazatse monetization nk'iya Rocky n'iya Mutesi Scovia ntabwo zigihembwa kubera iyo mpamvu Rocky yahise ababara kubera ko yari afite visa nabibagejejeho yahise yigira muri Amerika nta kundi ntabwo azagaruka ikindi nababwiraga murabizi ko Sabe yagiye guhagararira urubyiruko muri Ukraine ntabwo ari muri Ukraine ni mu Burusiya abantu bakunze kubesha ngo ni mu Burusiya niho yagiye guhagararira urubyiruko agezeyo noneho agiye kurugira inama nibwo umukobwa yasanzeyo yagize umugore wa kabiri kandi ari kugenda ajya ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu Rwanda badatanga uburenganzira n'ubwisanzure ku itangazamakuru ngo baramupfukiranye ngo umuntu w'icyamamare Uburusiya bwatoranyije ngo ajye guhugura urubyiruko rw'Uburusiya gukoresha ikoranabuhanga no kurugira inama ngo kubera iki ngo bari baramuhesheje hasi kararenze ibi ni ibintu ntabwo ari ibintu bikwiye ikindi nabagezaho muri ITT mu irushanwa ry'amagare batangiye b'imyaka 23 Korodete niwe warubahiga wazaga mbere abanyarwanda bari kurushanwa cyane bari kujya mbere cyane mu mukino muri shampiyona y'amagare bari kubitsinda neza cyane bari kugaragaza ko u Rwanda rushoboye bari gukomeza kugenda baruhesha ishema
ishema. Ibi nibyo byari byabaye ikirori cy'imigani ku mbuga nkoranyambaga. Ese kubera iki ibihugu byose byaje muri shampiyona y'isi ugasanga Congo ntabwo yaje? Rero abantu mwese mwagiye mukora amavidewo n'ibyegeranyo, ariko murabizi ko Ismael Mwanafunzi YouTube channel yari ifite 300 bayisibije kubera ibyo yakoze, ikiganiro cy'ibyegeranyo yakoze, ariko ubu ngubu yatangiye iyindi ageze 47,000. Murabizi na Roku yatangiye iyindi. Birababaza gutangira kugira ngo uzagire abantu bagukurikirana nk'abambere, biragora cyane kongera gutangira kuri zeru, amafaranga wahembwaga ugasubira kuri azeru. Ndabakunda cyane, bye bye, turasubira mu kanya.